wowe uri gukurikirana aya mafoto ntuze gucikwa na komantere ziri inyuma ku mpera y'iyi video, dore ko iyi video atari na ndende kandi na komantere atari nyinshi. Ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza. Umukinnyi wa filime akaba umukinnyi wa komedi wamenyekana cyane muri Nyagiso Comedy, akaba yitwa Gitego Puissa. Bazaniye amakuru ye rero muri kano kanya. Ni amakuru adasanzwe ari kumuvugwaho, ari kugenda acicikana, aho yanditse izina cyangwa se yakoze amateka ku mbuga nkoranyambaga, ubwo yageze gutya agasohora ifoto idasanzwe ari kumwe n'umufasha we cyangwa se umugore we cyangwa se umwita umukunzi we. Uyu Gitego Puissa akaba yarashakanye n'umudamu cyangwa se umukobwa witwa Yvette Iradukunda. Bageze gutya rero bagira ibyishimo by'uko yamuteye inda, arangije agira gutya afata ifoto arayisohora ayishyira ku karubanda agaragaza ibyishimo bidasanzwe. Kurikira iyi foto nawe wihere ijisho urebe ibindi ndaje. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza kubana mu bindi biganiro bitandukanye. Nk'uko nari maze kubikubwira rero, umukinnyi wa filime komedi Gitego Puissa yagize gutya ajya mu byishimo n'umufasha we, bishimira ko yamuteye inda. Barangije bifotoza ifoto bayishyize hanze, ifoto irimo ibyishimo bidasanzwe, ifoto irimo kwirekura gutangaje, aho iyo foto yaciye ururondogoro hano hanze. Abantu benshi rero bari bazi ko uyu Gitego Puissa akiri umusore, ariko ntago ari byo, nk'uko nawe yaje kubyigaragariza ubwo yashyiraga ifoto ye hanze ari kumwe n'umukunzi we, ndetse bagaragaza ko bari kwitegura kwibaruka cyangwa se bari kwitegura ikibondo mu minsi mikeya. Nk'uko muri kwibona iyi nda umufasha we arakuriwe, urabona ko bari mu myiteguro rwose yo kwakira umuziranenge. Akimara gushyira iyi foto hanze rero, abantu benshi bavuze ibintu byinshi bitandukanye, bamwe bati kuraje, abandi baramugaya, ariko abenshi ni abagiye bamunenga. Reka ngucire muri izi komanteri maze nawe wiyumvire, nawe kandi ugende wihera ijisho. Uwa mbere yagize ati, ibi ni ibikibaho. Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri ati, narumiwe. Uwa gatatu yitwa Nyirahagenimana Emirance yagize ati, umva nkubwire wa mugore we, nta muco ukurimo, nta kwiyubaha ufite, nta n'agaciro uhesheje ababyeyi bagenzi bawe, nta nubwo wubashye umwana uri muri iyo ngobyi yawe. Ubwo nta busitari, ahubwo mwataye ubwenge, isi yabasaziyeho. N'undi munsi sigaho utazata isaro. Ubwo se sobukwe na nyokobukwe babonye iyo nda wanitse ku gasozi bavuga ko ibyo ari ibiki koko? Undi ati, ukuntu anafite se inda mbi. Undi nawe ati, hari abantu b'ibigoryi we, kwambara ubusa ukerekana inda utwite. Ubu se iyi foto bayifashe bakakugirira nabi ntiwakwicuza? Uyu we yagize ati, ariko nta n'itegeko ribuza umuntu kwishimira ko agiye kwibaruka, kandi ntimukababazwe n'ibitabareba, buri wese agira uko yishima. Uyu nawe ati, ntago burya Puissa agira umugore, ndahombye, nari naramukunze. Yo ihangane ndetse niba wari waramukunze rero ngira ngo urabibonye ko yanateye inda ndetse agiye kubyara vuba aha ngaha. Twikomereze n'izindi mesaje. Uyu nawe witwa Joseph yagize ati, sinzumve ngo yapfuye arimo kubyara kuko bazaba bizize. Burya se? Aha, reka dukomeze n'abandi. Uyu nawe yagize ati, imico y'abahanga yaratwinjiye pe. Ese ubu uyu mwana nanaboneye ifoto ya nyina amutwite, inda yayiraritse ku karubanda, ubu koko azabyishimira da? Namwe ni mumubwire kabisa. Aha,
uyu nawe kandi yagize ati umva nkubwire wa mugore we nta muco ukurimo, nta kwiyubaha ufite, nta n'agaciro uhesheje ababyeyi bagenzi bawe, nta n'ibyo wubashye umwana uri muri iyo ngobyi yawe, ubwo nta busitari ahubwo mwataye ubwenge si y'abasazi. Yitwaye twayisomye. Aha rero naho hari undi bajya bavuga ngo nta giti kibura inyoni kigwaho. Uyu nawe yaje aravuga ngo ni ukuri abantu ni babi ntimukiteho komenti zabo mbi nk'izi. Puisa ndakwemera urabashije, ndabikunze kwerekana umugore wawe ni byiza, muraberanye, amafoto ni meza, Imana ibajye imbere. Undi nawe hasi yahise avuga ati biteye isesemi, ubonye ibyo urata, umuntu urata inda. Ngaye rero nguko ngaye makuru avuga kuri Puisa. Kuba mukunda mukomeze mushyigikire, kandi n'abatamukunda mubashyigikire, murabona ko aracyari umwana w'umusore ukeneye gutera imbere. Mbabarire nako aracyari umugabo, ari umugabo ukiri mutoya, akeneye gutera imbere, akeneye kurera n'uriya mwana uri mu nda, akamutunga, agatunga umufasha we, bakagubwa neza babikesha mwebwe, kuko Puisa yabahaye ibyishimo ntimwishima. Nimba uzi ko wishima rero mushyigikire, kanda subscribe niba binashoboka, ndetse ntumukandire n'akanyenyeri. Bye bye, ndabakunda, kora subscribe, urakoze cyane. Bye bye, duhure mu bindi biganiro.